Tuanzisome Itangiriro 12 umurongo wa 10 kuza kuri 20. Inzara itera muri icyo gihugu, Aburahamu aramanuka ajya muri Egiputa asuhukirayo, kuko inzara yari nyinshi muri icyo gihugu. Ari bugufi bwo gusohora muri Egiputa, abwira Sarayi umugore we ati, dore nzi yuko uri umugore w'igikundiro, nuko abanyegiputa nibakubona bazavuga bati, uyu ni umugore we, maze banyice nawe bagukize. Ndakwinginze uzajye ubabwira uti, ndi mushiki wawe, kugira ngo ngirirwe neza ku bwawe, ukirishe ubugingo bwanjye. Aburahamu ageze muri Egiputa, abanyegiputa bareba uko wa mugore ari mwiza cyane. Abatware ba Farawo baramureba, baramumushimira. Wa mugore ajyanwa kwa Farawo, agirira Aburahamu neza ku bwa Sarayi, kandi yari afite intama n'inka n'indogobe z'ingabo n'abagaragu n'abaja n'indogobe z'ingore n'ingamiya. Uwiteka ahanisha Farawo n'inzu ye ibyago bikomeye, amuhora Sarayi umugore wa Aburahamu. Farawo ahamagaza Aburahamu aramubaza ati, icyo wangiriye iki ni iki, ko utambwiye yuko ari umugore wawe? Ni iki cyatumye umbwira ko ari mushiki wawe, nanjye nkamwenda nkamugira umugore wanjye? Nuko nguyu umugore wawe, mujyane wigendere. Farawo amuha abantu bo kumuherekeza, bamuherekezanya n'umugore we n'ibyo yari afite byose. Amen. Gezaho mumaze kumva Ismaili. Ariko Aburahamu ahagaze gute ubu? Ahagaze gute mu byerekeye kwizera? Ariho arabaho nk'uko atigeze agira icyo avugana n'Imana. Noneho ingaruka ni iyihe? 16 umurongo wa mbere weze ku 16 uweze ku 6. Sarayi umugore wa Aburahamu ntibari babyaranye, kandi yari afite umuja w'umunyegiputakazi witwa Hagari. Sarayi abwira Aburahamu ati, dore Uwiteka yanyimye urubyaro, ndakwinginze gira umuja wawe inshuro. Ese Aburahamu na Sara bavuye he? Uhita umenya aho yavanye uri Hagari. Wayuzi? Hagari yinjiye mu buzima bwa Aburahamu mu gihe cy'ubwira kabiri bwo kwizera kwe. Sibyo? Igihe cyose confiance ku Mana idahari, mwame Hagari barinjira. Nano tukabyarana nabo ba Ismaili. Komeza. Ahari nazabonera urubyaro kuri we. Aburahamu yumvira Sarayi. Nuko Aburahamu amaze imyaka 10 atuye mu gihugu cy'i Kanani, Sarayi umugore we ajyana Hagari umunyegiputakazi umuja we, amushyingira Aburahamu umugabo we. Aryamana na Hagari, asama inda. Abonye yuko asamye inda, bimusuzuguza nyirabuja. Sarayi abwira Aburahamu ati, guhemurwa kwanjye kube kuri wowe, ko nashyize umuja wanjye mu gituza cyawe. Maze abonye yuko asamye inda, biramusuzuguza. Uwiteka ari we uducira urubanza, wowe nanjye. Aburahamu asubiza Sarayi ati, dore umuja wawe, mwitegekere umugire uko ushatse kose. Sarayi amugirira nabi, nawe aramuhunga. Amen. Amen. Igihe cyose Hagari bazinjira mu buzima bwacu, bazatudurumbanya. Aburahamu yavuye muri Egiputa ari umukire mu by'isi, ariko bitavuye mu kuboko k'Uwiteka. Ariko naho yahavanye na Hagari. None Hagari yatangiye kuzana iki? Ibibazo, discord. Mwumvise ibya Hagari na Ismaili? Abatekereza 21:8 12. Umwana arakura aracuka. Ku munsi Isaka yacukiyeho, Aburahamu ararika abantu benshi arabagaburira. Sara abona umuhungu wa Hagari umunyegiputakazi, uwo yabyaranye na Aburahamu,
abaseka. Nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati, senda uyu muja n'umuhungu we, kuko umuhungu w'uyu muja atazaraganwa n'umuhungu wanjye Isaka. Ibyo by'uwo muhungu we bitera Aburahamu agahinda kenshi. Imana ibwira Aburahamu iti, we kugirira uwo muhungu agahinda n'umuja wawe. Ibyo Sara akubwira byose umwumvire, kuko kuri Isaka ariho urubyaro ruzakwitirirwa. Amen. Amen. Murabona Ismael yaravutse kuko Hagayi yarabonetse. Hanyuma ingorane ziratangira hagati ya Aburahamu n'umugore we Sara. Ariko Imana iravuga ko umwana we bwite w'isezerano ari we Isaka. Amen. Haleluya. Isaka niwe umwana w'isezerano. Igihe cyose tudafite kwizera, igihe cyose tudafite Imana confiance, tuzajya tubyara ba Ismael. Tuzajya ba Ismael kuvuga iki? Ni ibintu byose tuzagenda tugeramo bitari byo mu masezerano y'Imana. Ariko abantu benshi bakabyita ko ari yo mu masezerano y'Imana. Ibintu byose bitava mu kwizera no mu byiringiro mu masezerano y'Imana bizajya bibyara ba Ismael. Kandi Ismael igihe cyose azajya azana impagarara. Uzatunga amafaranga menshi akuzanire impagarara. Uzaronka za promotion mu kazi kawe kuko ari Ismael bikuzanire impagarara. Iteka Ismael kuko avuka kuri Hagayi. Mwabyumvise? Ntabwo azana ibyishimo, ntabwo azana amahoro. Azana iteka impagarara. Ismael rero azana impagarara, nta bindi azana. Ismael, amen. Ese Aburahamu akibona Ismael yarishimye? Si imigisha se? Ariko biratubwira ngo imigisha w'iteka ntiyicuzwa. Nuvuga Ismael ntabwo yaje mu bushake bw'Imana. Niyo mpamvu byabanje kwitwa imigisha bikavamo impagarara. Abantu rero benshi rero bitwa ko ari abakristo batunze ba Ismael gusa. Niyo mpamvu ibyo biti imigisha amaherezo usanga nta mahoro bizana, ahubwo bazanira impagarara. Ni bangahe bavuga bati Imana ishimwe, Imana yanyumvise, Imana yakoze ibi, ariko Imana ikabyita ko ari Ismael. Ismael ni ukuvuga ngo Dieu a entendu, ngo Imana yanyumvise. Siko tujya tuvuga se? Ese niko byari bimeze? Ismael ni ukuvuga ngo Imana yanyumvise, yanshubije. Ismael égale Dieu a entendu, Imana yanyumvise. Yumvise iki? Icyo nifuzaga umwana. Jyewe Aburahamu na Sara twifuzaga umwana. None Ismael yabonetse, Imana yatwumvise. Byari byose. Yego Imana ntabwo yabujije ko avuka, sibyo? Kandi kubera ko avuka kuri Aburahamu, kandi we ntacyo afite ko yaraje, Imana yabwiye Aburahamu ati ntacyo nawe nzamuhindura ishyanga rikomeye, ariko ntabwo isezerano ryanjye nzarinyuza muri we. Ibintu byinshi rero tujya tuvuga ngo Imana yashubije, Imana yanyumvise, ariko Imana ibyita Ismael. Mwandika hariya ngo Ismael bisobanura ngo nashubijwe. Dieu a entendu, Imana yumvise, nashubijwe. Naho ntabwo ari Imana yashubije, ni ibintu twishugurikiye, ntabwo biva mu masezerano. Ismael twavuze ko bivuga iki? Ngo Imana yashubije.
none Imana igusubiza ibiza gutera agahinda. None se ko Ismaili yateje agahinda, yateje ibibazo, yateje impagarara, none se wumva bari bashubijwe ko ngo imigisha y'Imana ntiyicuzwa, ntabwo itezaga agahinda. Isaka bisobanurwa ngo guseka. Isaka ni ukuvuga guseka, biva n'Imana yavuze ngo umwaka utambwiye nzaza Sara akikiye umwana, ngo Sara araseka. Aho niho havuye kumwita izina Isaka, guseka. Bivuga iki? Iyo ibyo imigisha yawe ivuye mu isezerano ry'Imana, amen, ntabwo izana impagarara, izana guseka. Imana yabwa icyubahiro. Izana ibyishimo. Reba rero ubuzima bw'abakristu, urahita ubose ibyo barimo, ibyo batunze, ibyo bagenderamo, ibyo biratana ngo ni imigisha y'Imana bimeze biti, uzasanga nta nseko irimo, ahubwo harimo impagarara. Bivuga ngo abantu benshi rero bitiranya Isaka na Ismaili. Ba Ismaili ntabwo babura, barahari, ariko ba Ismaili ntabwo bava mu kwihangana mu masezerano. Ba Ismaili baturuka mu kwiyaranja. Ni arrangement. Dore rero mutwaro wanjye Aburahamu urashaje, nanjye ndashaje, turacyategereje ngo Imana izasohoza ibyo yavuze. Ahubwo dore uyu twavanye muri Egiputa, uyu mugaragukazi, umujakazi wanjye are mubyareho umwana kugira ngo nituzagende tudafite uzatuzungura. C'est un arrangement, bari yaranjije. Aho niho havuye Ismaili. Aho ngo babere umugisha, atangiye kubateranya. Ibyo bintu mwita imigisha bikabateranya mu rugo, ntabwo ari Isaka ni Ismaili, kuko nta nari mu Ismaili azahinduka Isaka. Ntabwo impagarara n'intonganya n'ibiki byose ngo buri mu migisha bizigera bizana Isaka inseko, bishoboka. Cyaguma bibadurumbanya igihe cyose. Ahubwo wazaga igihe aho mwifuza kumera nka mbere bitaraza, azagira igihe muzashaka kumera nka mbere uriya Ismaili ataraza. Nibura mwari mufite amahoro, kuzuzanya, gusengana, gukorana Imana, amen. Imigisha yitwa Ismaili ndayivumye mu izina rya Yesu mu buzima bwawe. Abapfumu yibura. Ismaili ni ukuvuga Dieu a entendu, Dieu a exaucé. Ukaza hariya, haleluya, Imana ishimwe, twarashubijwe. Hanyuma Imana ikavuga ati Ismaili, arrangement wari yaranjije, ntago wihanganiye mu ijambo ryanjye kugeza aho sohoza isezerano. Iyo ni arrangement yawe, ariko ingaruka uzitege. Ismaili yaje mu buzima azana impagarara, azana intonganya, azana ubwoba, azana kukuvuruga mu mutwe. Umva, kutagira kwicuza, kavuga ati ibi bitindi by'Ismaili bitaraza, nibura nari nifitiye amahoro, mu rugo rwanjye hari amahoro. Ntacyo twari dufite gikomeye, ariko twari dufite isezerano. Uko niko abakristo benshi bameze, bitungiye bya Ismaili. Ismaili ntazigera ahinduka Isaka. Ismaili ni ukuvuga ngo twashubijwe, ariko twatubeshera Imana ko siyo yashubije. Ariko Isaka biravuga ngo rire, guseka. Amen, haleluya. Kuvaho Isaka yaje habaye guseka. Aburahamu na Sara bongera kuba umwe, kuzura. Ismaili amaze kugenda na Agari nyina, bahise bongera kuba umwe. Amen, bongera kuba umwe nk'igihe bari bataramanuka muri Egiputa ngo Agari yinjire mu buzima bwabo.
niba babyumva ibi. Reba ubuzima bwawe urebe ba Ismaeli. Uyu munsi turaza kugira icyo tubakorera. Bibiliya yaza kutubwira icyo tubakorera. Imana ishimwe. Kuko twumvise ngo ntibazazana iseko, bazazana impagarara gusa. Wareba bataraza, nubwo mu buryo bw'isi ntacyo wari ufite, wari unezerewe, wari ufite amahoro, sibyo? Imana izana ibintu byo kundurumbanya, ngo imigisha y'Imana ntiyicuzwa, nta n'impagarara izana. Haleluya. Tukwiye kubyumva kabiri. Dufate umwanya dufate liste, ukore liste y'ibintu mu buzima bwawe ubona ko ari Ismaeli koko. Nubwo mbere wari uvuga ngo Imana yashubije, ukore liste yabyo ko aricyo tuza kubikorera. Mbahaye umukoro iminota 10. Urebe ubuzima bwawe cyangwa ubuzima bwanyu nimba mubatse, urebe ibintu ibi bintu ntabwo ari Isaka, kuko nta nseko na byishimo byazanye. Ibi bintu bibi ni Ismaeli. Hari ibintu uzi neza ko ari Ismaeli kuko urazi ukuntu byaje. Okay? Kuko Agayi yaraje, sibyo? Ntabwo ari Sara, ni Agayi wabizanye. Hanyuma ubishyire kuri liste, nta muntu abikubaza. Nuko igiyenza kubabwira icyo dukora, uzaba umaze kubigira. Dufate umwanya urebe ubuzima bwawe, iyi ni Ismaeli kabisa, uyu ni Ismaeli, uyu ni Ismaeli, uyu ni Isaka, uyu ni Isaka. Amen. Isaka agize uza kumukorera, Ismaeli agize uza kumukorera. Amen. Haleluya. Haleluya. Turashaka kuba abanyamugisha. Amen. Haleluya. Twemerwe n'Imana. Amen. Cyane cyane ko turi mu bihe by'umwaka aho ibintu byose bishoboka. Amen. Dufate iminota 10 tugende dukore liste y'aba Ismaeli bose n'aba Isaka.